Ousmane Sonko ushyigikiye Basinu Diomaye Faye mu matora yo muri Senegali, bombi baherutse kurekurwa bava muri gereza, kuri ubu nibo bari imbere mu bakandida biyamamariza kuba perezida. Muri Afurika y'Epfo, abaturage b'i Johannesburg bahanganye na polisi, bayitera amabuye nayo ibamishaho amazi ibasubiza. Baravuga ko batishimiye ubuzima babayeho, ibyabahatiye gutwika amapine no gufunga umuhanda munini. Abashinzwe ubutabazi mu nyanja bakorera ikigo kidaharanira inyungu cya Balance baraye bakoresheje imbaraga zidasanzwe bakiza ubuzima bw'abantu 75 bari mu bwato bwarohamye mu nyanja Mediterane. Muri Zimbabwe, ibitaro byubatswe n'itorero ry'ivugabutumwa birimo gufasha abantu baturutse imihanda yose kandi ku giciro cyiza ugeranije n'andi mavuriro ya leta cyangwa yigenga. Umujyi wa Swakopmund muri Namibia uri ku nkombe z'inyanja wongeye kugendwa na ba mukerarugendo benshi bashimishwa n'umusenyi waho. Ni nyuma y'imyaka 3 ya gahunda ya guma mu rugo yari yarahagaritse abagera kuri miliyoni bahasuraga buri mwaka.